Aha, ndabasoje mwebwe mwese mukurikira Inzahoke TV, muri abakunzi banjye, muri inshuti zanjye, muri ababyeyi, muri bakuru banjye, muri barumuna banjye, muri umuryango mugari nkunda cyane kandi nishimira. Ni ukuri nari mbakumbuye kandi namwe mwari munkumbuye. Sinari mperutse gutumira abatumirwa nk'uku nguku ngo twicare tuganire. Niyo mpamvu ndi kuvuga nti nari mbakumbuye cyane cyane. None se ko nimero zanjye ziba ziriho, basi kuki mutanampamagara ngo muntere jambo? Rero ako kari agaciyemo. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Buri muntu wese ahari East Africa yose, ibihugu by'i Burayi, aho uri aho ariho hose, nkusabiye umugisha w'Imana, nkusabiye kwaguka, nkusabiye kugubwa neza, nkusabiye ibyishimo n'amahoro n'umugisha uturuka ku Mana yacu, kandi nawe ubwawe uhinduka iki? Umugisha. Ndabayambiriye mu izina rya Yesu. Rero bahaye ikaze cyane cyane. Hano imbere ya kamera dufite abatumirwa. Ndagira ngo buri muntu wese tumuhe ijambo yivuge, noneho dukomeze n'izindi gahunda. Ariko nubwo ari abatumirwa basanzwe baza, gusa si bari baherutse, ntabwo ari bashya, ariko mwari mubakumbuye kandi murareba nk'aho mwari mudukumbuye twese. Uwiteka abahereze umugisha. Rero reka duhere hariya hakurya twibwirana. Murakoze cyane kutwakira. Turabasuje mu izina rya Yesu. Amina. Ukuboko kwiza kw'Imana kubane namwe. Aleluya. Turabakunda. Amazina ni Niyonkuru Esteri. Nari mperutse ndi umukobwa. Ari umukobwa? Ese ko nangiye kuvuga menshi koko, Mana Nyagasani, uyu munwa turamuvugaho mu kanya. Esther turamuvugaho mu kanya. Okay. None ngarutse Yesu yahinduye amateka. Ubu ndi mama Mugisha. Kubera Imana. Rero ndabakunda, murabizi. Aha ni mu rugo, murabyumva. Nyese nari mperutse, urumva nta mwaka urashira nari nkiri. Ariko murabyibuka ubukwe bwiza twagize, abatubonye bwari buryoshye buriya bukwe. Imana irateturura mwebwe. Amin. Rero nabakumbuye, niyo mpamvu nongeye kwifuza kongera kugaruka kugira ngo tubane. Uwiteka abahe umugisha. Amen. Tugeze hano ku nkumi nziza cyane. Imana yaramuhamagaye, yahamagawe n'Imana, yaraduhamagaye turaza. Turi murakoze cyane. Nanjye nitwa Mabosi, ndi umuramyi. Hanyuma nishimiye kongera kugaruka. Nyamuneka njye ngarutse nkiri umukobwa. Uzaza nawe uri umudamu. uwo mugisha tumwatiriyeho mu izina rya Yesu. Yatangiriye ahavuga ati dore dore. Nishimiye kongera kuba hano. Amina. Uwiteka abaduhere umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kandi namwe rero ndabishimiye cyane. Umukobwa wanjye Esther ndamwishimiye. Mabosi nawe umukobwa wanjye ndamwishimiye. Uwiteka abampera umugisha. Data ntabwo mukumbuye kumva ijwi rya Mabosi, ariko uririmba gutya araturirimbira. Esther nawe araza kutubwira ijambo, ari mu mavuta mashya y'ubugeni. Muri kubona ukuntu yabaye ikibonke, ntiyiterura. Big mama. Big mama. Rero reka tubanze dutangire n'isengesho. Yego. Uri Nyiringabo, uri Umwami Imana, uri mwiza cyane Murengezi. Muri uyu mwanya turagushimiye, turaguhimbaje.
uri data, uri umugiraneza, urashoboye kandi urahambaye. Akanya nk'aka turi imbere y'ubwiza bwawe, tugiye kuvugana ibyururutsa imitima. Reka buri muntu wese uri kutureba kuri kamera aze kugubwa neza, biturutse ku ndirimbo, biturutse ku ijambo ry'Imana. Reka bize kubabera umutsima utera imbaraga, kugira ngo ubuzima bwacu bwo mu buryo bw'umwuka bukomeze buzamuke. Kandi n'uwihebye, wiganyiriye, ubona nta cyerekezo cy'ubuzima, ubona bitakunda, ubona ibigeragezo n'intambara ari byinshi cyane, buri muntu wese mu ruhande rwiwe umubere inkomezi. Ufashe abapapa, ufashe abamama, ufashe abana bato, ufashe ingimbi, ufashe inkumi. Mbese muri iyi gahunda Mana turayikwiragije, uduteze amatwi agira icyo akuramo kandi kimutsindagize, kimubere akabando, kandi biherekezwe n'umwuka wera w'Imana. Komeza kudushyigikira muri byose, utuba hafi. Tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu Kristo umukunzi wacu mwiza. Amen. Imana ishimwe. Mbo waturirimbe koko mwana wanje. Ndahari naje. Ndirimbe hari bakugase cyane. Nguhaye indirimbo ebyiri. Nashaka ataririmbe refrain n'igitero, ibyo biramureba. Ariko turashaka yuko aturirimbira. Dufite Imana, dufite Imana, abari kurira n'ukuri mwihanagure. Dufite Imana, dufite Imana, mwese abari kurira n'ukuri mwihanagure. Dufite Imana, dufite Imana, abari kurira n'ukuri mwihanagure. Dufite Imana, dufite Imana, mwese abari kurira n'ukuri mwihanagure. Ubwo narindi mu cyumba ndi gusenga, numvise ijwi rimpamagara, rimbwira riti humura mwana wanjye, ibyo wasabye uyu munsi n'ukuri urabibona. Ubwo narindi mu cyumba ndi gusenga, numvise ijwi rimpamagara, rimbwira riti humura mwana wanjye, ibyo wasabye uyu munsi n'ukuri urabibona. dufite Imana, dufite Imana, dufite Imana, abari kurira n'ukuri mwihanagure. Dufite Imana, dufite Imana, mwese abari kurira n'ukuri mwihanagure. wararize utagira uwaguhoza, urasaba ugira ngo asinde kumva, harataka ugira ngo asinde kumva. Ariko mwana wanjye ndagira ngo nkubwire, nta muntu kumva nk'uko njyewe nkumva. Ngahicecekera igihe n'iki ngiki, ijuru ryitamururiye kukumva. Nk'uko Yohana guye amarira ahanga, ngahicecekera igihe n'iki ngiki, ngahicecekera igihe n'iki ngiki. Ijuru ryitamururiye kukumva. Nk'uko Yohana guye amarira ahana,
ngayicecekere igihe ni iki ngiki. Haleluya, Amen. Imana ishimwe. Amen. Data nimwicecekere igihe ni iki ngiki. Ijuru ryitamururiye kukumva. Birashoboka yuko umaze igihe kinini uhamagara, ariko noneho hamagara, hari uwakumva, hari uwakwitaba. Yesu agutegeye amatwi. Hamagara, hamagara. Amen. Mabose, Imana imuhe umugisha ku bw'ino ndirimbo. Ni nziza, ndayikunda cyane. Isubizamo intege mu bugingo, icyama ikagufasha cyangwa se ukabyumva cyane nk'uko ndi kubyumva. Umuntu uririmbye twibukiranye ko aba asenze kabiri. Uwiteka Imana abarengere, mwicecekere rata, mwirira. Mu ijuru hari Imana itabara abayo, kandi iyo tuyisenze mwibuke neza iratwumva. Ejo bundi iherutse kumva umukobwa umwe witwa Esther wo mu gitabo. Ariya mateka njya nyasoma cyane, njya nyasoma nkumva hari ibintu biri kuremeka muri njyewe, nkumva hari ibintu biri kuza byirukanka. Moridekayi yari se wabona Esiteri aramubwira ari ibwami, amutumaho igihe nk'iki ngiki hari icyo wakora, wicaye aho ngaho ubwami, ariko niyo utagikora nta cyabuza abayuda gutabarwa uko byagenda kose. Uba urwaye nta cyabuza Imana kugukiza, babe bagusoye mu nzu nta cyabuza Imana kuyikwishyurira, ube wirukanwe ku kazi nta cyabuza Imana kuguha ibyawe ugakora. Ibyo waba urimo byose wumva wagiye kure y'Imana. Naratangaye cyane, hari igihe umuntu agera mu gihe akamera nk'aho ari ahantu ari kunyagirwa wenyine, ukanyagirwa ntihagire umenya ko uri kunyagirwa. Nivuga kunyagirwa ntugire ngo ni ino mvura isanzwe, hari imvura y'ibibazo, imvura y'ibigeragezo, imvura. Ariko nta cyabuza abayuda kugira gute? Gutabarwa. Narasomye neza nsanga ngo bahamagaye Imana iminsi 3, bahamagara Imana. Imana yumva gusenga rata, niyo yonyine ijya ibasha gutabara abageragezwa bose. Yo yonyine yarivuze mu mazina yabo, iravuga ngo nimuze abarushye mwese n'abaremerewe, muze munsange ndabaruhura. Bisobanuye ngo Uwiteka niwe karuhura, niwe ukubwira ngo imure rata, ukumva uri imure koko. Niyo ikubwira ngo humura, ukumva nukuri ihumure. Niyo ikubwira ngo imore, niba ikubwira ngo imore nuko wakomeretse, nuko wakomeretse. Ijya yomora ibikomere, ikagutsindagiza. Ibikomere biba kwinshi, ibikomere biba byinshi. Nuko numva nasaraye kuririmba akaririmbo gato, ariko kukazamura ntabwo nabasha kukazamura. Iyo ndirimbo ni mu Rwanda Shyaka yaririmbye, aririmba agira ati ngo hari ibikomere
biri ku mutima, hari ibikomere bitagaragara, hari ibikomere kandi bikomeye. Mana duha umuti, twarakomeretse, ngwino uvure Yesu, ngwino, ngwino uvure ndata, ngwino, aya marira y'umutima itagaragara. Mana duha umuti, twarakomeretse, hari abakomerekeye mu butayu, hari abakomabi, hari ibikomere by'urushako. Mana duha umuti, twarakomeretse, ngwino uvure Yesu, ngwino, ngwino uvure muganga, ngwino, aya marira atagaragara y'uyu mutima. Yesu duha umuti, twarakomeretse. Abantu barakomeretse, hari abakomeretswe n'imiryango, akomeretswa n'amateka mabi, akomeretswa n'urushako, arakomeretse kuko atabyaye, hari uwakomeretse kuko abana bamubereye ukundi kuntu, hari uwakomeretse ku bwa kavukire. Abantu barakomeretse. Si iki gikomere ushobora kugenda hari ugakubita impanga hasi gasaduka, oya, igikomere cyaha aha mu mutima indani, aho abantu batabona. Ese n'uwe muganga wafata igipimo agapima umubabaro? Igikomere hari uhari, hari uwahabaga se? Yesu wenyine niwe witegereza mu mutima akavuga ati uyu mwana wanjye Esiteri, iki ni cyo gihe, ino niyo saha yo kugira ngo mwomore, mwomore. Akaza mu gisebe kiri ku mutima, akoza igisebe, akagikorera isuku. Yego, muri kumva Imana ubundi cyangwa ntabwo muri kuyumva? Niko aravuga ngo iby'urukundo rwawe Yesu we byananiye, byananiye kubyumva, mpora mbisoma nkabyumva babyigisha, nkabikurikira ariko sinyurwa, byibaza ku manywa nkageza ubwo nsinzira, nkabibyukana sindabishyikiraho, nabuze n'umuhanga wabisobanurira neza, babivugaho agace gato gusa nkumva sinyuzwe, nabuze n'umuhanga wabisobanurira neza, babivugaho agace gato gusa nkumva sinyuzwe, iby'urukundo rwawe biraremereye cyane, ubwonko bwanjye bubanza butabibasha, ubwonko bwanjye bubanza butabibasha. Ni wowe wenyine gusa uzi gukunda, abandi turagerageza nukugerageza, ariko wowe mwami wanjye gukunda urabizi. Yesu we urabizi. Imana ishimwe. Ariko urukundo rw'Imana ubundi muraruzi mwebwe? Rurerure ntawarurondora.
ndafashijwe none mutumye nibagirwa naho naringeze ndahibagiwe pe ndi kumva nsoreza hano ikiganiro kuko ubu ndanagishoje kwanza ngani munyinginge basi nkomezeho gatoya munyinginge ariko ni ukuri muri Yesu hararyoshye Yesu biremera data narindi kuvuga ngo Uwiteka abomore hari byinshi byabakomerekeje birahari ariko niwe wenyine ubasha gutabara abageragezwa bose yatwibwiye ati nimuze mwese aboroshye n'abaremerewe musange ndabaruhura niwe karuhura Imana yacu ishimwe Imana ishimwe ngo barasenze rero iminsi bari imbere y'Imana ese ubundi wasenze Imana ubura iki wabuze iki esta wabuze iki nacyo narisenze ndayibona TV hasi bambara ibigunira sha ubwo basenze amasengesho y'uburyo bwose habazenguruka yandi imitaraso barazenguruka ushaka gusenga aryamye yarambara yararambarara ushaka kwambara ibigunira byavuyemo imiceri arambara bahamagara ni Imana itabara ikorana nyuma ya zeru ko yabatabaye abasoma Bibiliya ariya mateka murayazi muze kwirukankira muri Esiteri musome kiriya gitabo ndagikunda cyane data abantu bakomeretse Uwiteka abanyomorere mu izina rya Yesu rero yari ijambo ritangira urufunguzo umunwa wandiye numva nshaka kuvuga Yesu banumva namuvuga nkamuvuga ariko reka duheze Esther akanya adusogongeze twumve uko Yesu agira neza Esther karibu murakoze cyane reka indirimbo ya Karimbo kari kumfasha hanyuma dusome ijambo ry'Imana hari ibyo yankoreye umutima wanjye utazibagirwa 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 haleluya hari ibyo yagukoreye umutima wanjye utazibagirwa hari ibyo yankoreye umutima wanjye utazibagirwa hari ibyo yankoreye umutima wanjye utazibagirwa hari ibyo yankoreye umutima wanjye utazibagirwa Imana ishimwe Imana nabwire igihagararo nabwire bari sasa na dogita niyo waba uvuka mu giturage izabikwigisha uhita ubimenya haleluya ikikuzamura amazi kwicazanye n'ibikomangoma Imana nabwire igihagararo nabwire bari sasa na dogitora niyo waba uvuka mu giturage izabikwigisha uhita ubimenya ikikuzamura amazi kwicazanye n'ibikomangoma dore izafatamira ibyishyira hejuru yego imivumo y'abakwanga ntizagufata hoya nibakuvuma rimwe izakuba kabiri Imana yacu Imana ishimwe Esther ari kuncokoza cyane Imana ntabwo ireba igihagararo
ntireba esansi ntireba na dogito ntireba yandi umuntu agenda yongera ahubwo yo nubwo waba uvuka ahantu hagayitse nubwo waba waravutse kwa maciri nk'iyo Dubai nubwo waba uvuka ahantu hatagera n'igare na moto itabona inzira ihagera n'igitorotoro kitahagenda upfa kuba wubaha Imana upfa kuba ubitse inza y'Imana muri bo ngo mu mahanga yose ingwi izakuvana hari ahantu hagayitse iti kuzamura bivuga ngo izagwa kudepasa abantu barazi ko baguciyeho mama iyo niyo mana babona ubarimbe iyo niyo mana ubundi umwihariko w'Imana ubitsemo ibintu byinshi kandi muri indani bitabasha gusomwa n'uwo ari we wese kereka umuntu wagize ubusabane n'Imana ikamurobeshaho gatoya akamenya iki. Haleluya, Imana ishimwe. Kwiga ni byiza cyane ariko nawe byagiye bigora ntiwige utabigizemo uruhare ugapfa kuba wubaha Uwiteka ukanga iby'Imana yanga ugakunda iby'Imana iko nubwo wabuvuka epfo nabajije umuntu kare ese runaka wo kwa runaka amakuru arambwira ati uwo muntu mu muryango ayanatekerezwa niwe uvuze iryo zina twararyibukaga bivuze ngo umuryango inshuti abavandimwe aho washatse naho wavutse bashobora kutakumenya ariko Kristo wize baraguta avuga ngo baraguta ikagutoragura hari indirimbo nakundaga kera nkiri umwana ariko nkubwire mama pastor icyo uzabaca kiragutegereza nana hano cyaki njyewe nibuka njyewe nkiri umwana muto nakundaga kuririmba cyane abantu bacu barabizi nkajyana mu ishyamba arimo bararura amakara nkicara nkabaririmbira bakampema inshenga z'amakara nazigurisha nkabonamo senka niyo kwiyogoshesha cyangwa ikaye nakunda kuririmba indirimbo ivuga ngo yewe mwana w'umuntu we kuki wiheba yewe mwana w'umuntu we kuki wiheba ukiganyira ukavuga ngo Imana ntikuzi ukiganyira ukavuga ngo Imana ntikuzi nagiraga nkubaze nawe usubize nagiraga nkubaze nawe usubize mbese ninde wakureze ninde wakureze ninde ukugejeje aho ugeze Uwiteka ninde ukurinda ninde kumanywa na nijoro n'Uwiteka mwana w'umuntu we ngaho usubiza data na mama barankundaga cyane data na mama barankundaga cyane ariko nawigeze ampanagura amarira ariko nawigeze ampanagura amarira ariko data wo mu ijuru ariko data wo mu ijuru we azambwira ati ihorere mwana wanjye haleluya mwana wanjye mwana wanjye nawe humura nawe humura Imana irakuzi. haleluya Imana ishimwe. Icyo gihe iyo ndirimbo yanjemo nkayiririmba nta cyerekezo cy'ubuzima gihari ngire abantu bahagaze mu gihe kidafite ishusho uyu munsi Yesu ajya atanga ishusho none niba ngo nubwo data na mama birashoboka ko ushobora kuba utaragize ababyeyi ngo bagwanagure amarira hari n'uwabagize ariko ntiyagira umugisha yuko bamuhanagura Yesu aramubwira ngo ndagira njyewe nkubaze mbese mbere yuko urira bigeze aho ngaho ninde muntu wakureze ninde wakonyeje ninde wagukujije akakugeza aho hantu ugeze yego shimira Kristo byabo muri bo nakoje ari igihe abantu bakubona
akaba nta kibazo ukwiriye. Hari igihe umuntu akubona akaba nta kiza cyaguturukaho, akiriwe ko hari Imana igifata umwanzuro wa nyuma ku buzima bw'umuntu yaremye. Yego. Hamwe wabaga uri mu buzima uvuga ngo wampa umuntu nakwitama utamubona cyane. Hamwe wavuga ngo mbese ko iri joro ryije ese ubu buraza gucya, ngafora umwenda nijoro nkawukamura nkahita nkukunkumura nkarara nkwanitse hasi kuko ni buke nza kuwambara, ariko nibitseho nzayimana. Wavuze warya wageze dukora ikiganiro uravuga ngo umuntu utasuzugura ni umwana, umuntu wize n'umuntu wasenze. Umugambi w'Imana nukabona umwana ngo uko ari mayibobo nuko nta shusho afite, umufata uko ubonye, ntabwo ubuzi umugambi w'Imana ubitse muri uwo mwana. Ndashima Yesu ko yanyomoye inguma. Haleluya. Imana yajyaga imbwira ikambwira ngo nzakubakira urugo, kagira ngo urorota. kavuga ati basi uyu muntu yambwiye ngo Imana impaye ikijumba kimwe nza kurya uyu munsi rigacya, ntambwira iby'ubukwe ko njye mba nta mugabo nkwiriye, mbona nta n'inzira byananyura, ariko Uwiteka udakiranirwa wibagirwe imirimo. Mu migambi ye hahishamo inzira nyinshi abiciyemo kuzanyuramo atabara abantu. Haleluya. Imana ihimbaza. Mabo Yesu arakora uko yareje kuri uyu munsi akiri, aracyafite ubutware bwo kuvuga ngo ikintu nikiba kikaba, yavanga iki kintu nikibaho ntikibeho, kuko mu mbaraga ze ni Imana yihagije. Ni Imana yihagije. Kavuga atari ku bundi ko Imana imbwiye ibintu byinshi ngo nzayikorera, nzagira ukuntu nzagira imiryango itandukanye iri imahanga n'iri hehe, Imana ijya ibikora. Ubu mfite abantu bita ba mama bakantega amatwi. Imana arashoboye. Bakanyumva ati ese tubwiye turakumva. Yego. No kugira umuntu kumva ni byiza. Kamubwire mare twagiye tuba mu buzima sinibona ngo bibe byarababayeho. Nifuza kumva umuntu wambwira ngo arankunda nubwo ari igitsina gore cyangwa igitsina kobwa cyangwa igitsina gabo, ambwira ati ese ndagukunda, ntabwo agenda ajyaga mubona. Ariko ubu ngubu iyo umuntu ambwiye ngo arankunda iryo jambo ntitaye, hari ubikubwira n'uburyarya ariko bivuye ku mutima, ntitaye sase nike wabimbwiyemo ngenda byakira nkabiha imbaraga. N'uburyo abimbwiremo Imana akaba ariyo ibureba ikamenya ikimukwiriye. Ariko kumva ijambo ngo ndagukunda ni ijambo ritabwirwa abantu aba ari bo bose, rero tubikesha imbabazi za Kristo. Cyo nukuri. Tugiye kumva ijambo ry'Imana bari mu gihe tumanije mu nyine niyo mpamvu twicaye hano. Ugomba undi we yaravuze ngo ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima, kwitonda ukarindira byemeza umutware. Ego. Kwitonda ariko Mana we niba uvuka mu gitondo meruka usazanyaga kumamagara nkurikira, ndamukunda cyane, niyo ngo ku mugongo arambwira ngo mve ngo numvishe ikiganiro wakoze, ngo numvishe ijambo ry'Imana ngo wigishije ngo rinkoze ku mutima ngo ndafashijwe. Bakora kuvuga kenshi ngo nta muhanuzi wawe, ariko numvishe abantu b'iwacu tuvukana ku musozi w'iwacu bambwira ati Esiteri twafashijwe, Imana iguha umugisha. Mitavuga ati Imana ndagushimiye, burya cyagiye nta shusho yari ihari, warumbitse bako mu gihe nk'iki ngiki hari abantu b'iwacu nzomora ibinguma, abandi nkabongera mwimbazo kumenya yuko uri umwami n'umukiza. Haleluya. Ubundi password ni ukurindira. Ikintu gituma Imana ikunze gutega amatwi ni ukuyitegereza. Ni ukuri tegereza. Hari igihe kimwe nari ndahantu nashatse kuvuga dufata amasengesho y'iminsi 90. Ubwo ni amezi 3. Niba bwo kugaburamya hari abantu babuzi badukurikirana. Noneho Imana ivuga natwe ibintu bikomeye
kandi ibyo bintu ngiye Imana yambwira aho hantu ni ukuri Imana yarabikoze. Mfite imbaraga z'umwuka we, reka mbabwire nta gihombo kiba mu gusenga mu kazi ukora, ntukaburire Imana umwanya kuko naho ugeze aka kanya ni ukubera Imana. Ndasenga mfata igihe cyo gusenga, Imana irambwira ngo mwana wanjye, ubwo mu magambo ahinnye, nzakugirira neza. Reka bata ariko si ubu nanjye nzagira ahantu njya nicara mbona abashyitsi, nteka abashyitsi dusangije, nanjye nzagira iwanjye, mba mu ngo z'abantu bwakeye banyirukanye, hariya banyirukanye. Ariko reka nkubwire umugambi w'Imana ku muntu urakomeje, none nanjye ndakira abashyitsi bikemera. Si uko rata mareka nkubwire imbere y'abantu badukurikiranye, umugabo wanjye mu musabira umugisha. Simona aho uri tugusabiye umugisha mu izina rya Yesu. Yaje mu gihe cy'Imana. Mu gihe sibyo rata. Uriya niwe wari ukwiriye. Baba we. Iyo wakoreye Imana. Abantu babona yuko ibyiza atari wowe bikwiriye. Imana yo yakubona ikabona uruti ibishongore, ikabona uruti ibikwerere, ikakwemeza n'abantu. Ubundi ikintu abantu no kudakwiriye yo irareba igasanga nicyo ukwiriye. Imana ndayishimiye. Mutware wanjye ahura, Imana iguha umugisha. Imana imuha umugisha cyane cyane. Kandi umuntu ugukunda ndamukunda rwose, mpaka namwisho. Umugabo wanjye Imana yaramuhamagaye ndabizi. Simoni hezagirwa, arangije arayitaba. Mana turagushimiye, Imana ishimwe. Abakobwa barindiriye Imana, bavuganye n'Imana, batiyanyuje, nimurinde ubutumwa, murinde isezerano Imana yabahaye. Inkoko yabika itabi ikabahereza ubuzaca. Uziriya kanzu kuyambara, mukobwa wacu tukaba kuzambara iriya kanzu n'agatimba, tugashyira utuntu hano, turabyateye mu izina rya Yesu, tuguprotokora. Reka mbwira Marene, tiro Marene, burya no kugira Marene mukundana mwumvikana ni byiza. Amubwira ati wero Marene, wowe uzaya witegura ibintu byinshi byo kuzamanagura kuko ndi kumva amarira y'ibyishimo. Ariko ikintu cyantangaje ni uko ntanirira na rimwe yigeze amanura. Twinjiye muri sale, byari byamucanze agira ngo ari kurota. Akabanya nibuka Imana igumugisha. Yagiye turi kwitegura, ajya mu gikoni, ajya kuzana ibiryo. Arambwira ati icara. Gutyo icara nkugaburire. Wari ukwiriye angaburira nk'uruhinja. None ntabwo nshaka amushyiraho amakara. Ariko abirindiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyega. Yarangaburiye ndibebeza, aransokora ndapepera. Ati Marene nsokoza twararisengeye, ndayimona afashe ku mwaku, sokoza abazimu tuzimu, abo mu kirere, abo mu isi, Imana ibashiririje guhera. Twinje urumva nirite kuko ndi burire, numvaga mfite ibyishimo. Hari mama nkunda cyane wandeze wa mu Burundi yaje, mvuga ati ndarira dayimoni mubabaza. Ati maze uze kumpanagura Marene. Tugeze muri sale, ndebye abantu Imana yahamagaye bice bategeye ko umugeni Esther yinjira. Umugeni Esther, subiramo ako kantu. Bari biciye muri sale, umugeni barindire ngo umugeni Esther. Bavuga ati, bakuvuga ati dore ati umva ngo biraryoshye uko Yesu agira neza. Nanjye ndakimbagera ndebye abantu bari ni njyewe. Noneho anafatiwe turi mu kibuga cyo kwija muri sale, ndebye imodoka zihagaze zaje kora umuntu Imana yavuze Esther na Mugisha. Izina ni wo muntu mutware twa Mugisha. Aba bantu bose baje kubera twebwe ibi bintu. Burya wajya kubivuga uzi ko uzabikora. Imana yarambwiye ngo ubukwe bwawe buzaba bumeze nk'igiterano. Baza Marene muri reception,
abantu barabyinnye intebe barazikorera abantu buzura umwuka we yari yarambwiye ngo njyewe ubukwe bwawe witeka nzabutaha nzaba mbwicaye ariko yoza ahantu imvura igwa imbere yacu aho turi gufatira amafoto nihagwe yazuye ibyari byarapfuye ngo araza hazura ibyanjye byapfuye bibaho indirimbo yanjye yarima ntuzageza he gutuma mpinduka urugero rwiza rw'uwatawe ngahunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero kandi mfite amasezerano hatabarika wampaye. Haleluya. Zaburi ndirimba si ya Dawidi, Zaburi ndirimba si ya Benasafu, nimva mutima ayizawe mfite ubuhamya bwigendera. Haleluya. Yesu yakomeje itabaza ryacu yimura umwijima umucyo uraganza niba tukivuga ijambo ry'Imana bikemera tugakomeza abantu bari mu gihe cyo kuyatima bikemera nuko umucyo waganje umwijima ugahura. Haleluya. Imana ishimwe. Muyabati Satani nipisha nipite mbere yuko matunda. Haleluya. Aba muzi dutambuka imbere hari amatunda imbere hari ibintu by'abantu. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Yesu ni mwiza. Umva ngo araryoha, umva ngo araryoha, umubiri we n'igihaza bose, amaraso ye n'ikimara nyota, umva ngo araryoha, umva ngo araryoha, di 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 di. Haleluya. Hari igihe nabayemo ntatange impundu kandi Imana ikabura impundu twatera. none ubu uri umubyeyi. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Nikabura impundu ya senateri nakundaga impundu none ubu uri Imana ni yacu. Imana yego rata. ndavuze ngo yandutiye byeri na za mitsingi barata, yandutiye abakomeye abisi bose barata, yandutiye imiryango abisi bose barata. Yesu hari ibintu Yesu yaturutiye. Hari abantu twabuze tubona Imana, hari amaboko yatuyekuye tubona y'Imana adufata aradukomeza. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ubundi hari igihe ugera mu gikombe cyitwa baka ukabati sinzi kwaha nasenze menshi narahanuye narabwirije numvishe amasezerano y'Imana ariko sindi butambuke hano. Ariko wajya kumva ukumva akayaga kamwuka we karahoshe neza we ukabakubwira ati Esther mwana wanje yini ntambwe ese yagutambukije ejo hahandi wari uri uyu munsi yananiwe komeza imbere hari ibyiza ugakomeza igikombe cya baba ukakivamo uri muzima. Abantu biteze ko ugiye kumwana bakabona Imana iremye amashini. Yesu ararema. Ndikumva nshaka kubwira abantu batura amagambo mabi ku bandi bazabireke. Uzi ko ukora utegura ubukwe we n'umuntu arambwira ngo Esther ugiye gushyingirwa iyi mfite ubukwe nose ntubizi kandi uri umukristo uzigo nose aho zigeze zanyu. Arambwira ngo ubukwe bwawe ntabwo busanzwe. Ndamubwira ngo mwishe ubutari buhari ariko ubwo ntabwo busanzwe. Unantomaho umuntu genda umbwirire Esther
urugo rukwiye nduhaye ukwezi kumwe ariko shimira none umwaka ugeze gute kubera Imana amasaziro meza ubuzima bwiza haleluya kubaho neza haleluya gukorera Imana ishimwe nuko yamubwiza njya mu bundi hari ikintu Imana yakuvuzeho abisi batazi iyo bajya kukubwira amagambo mabi birenze ko hari Imana wasenze yakuvuzeho bataravuga haleluya Imana ishimwe Imana hari igihe bakumenyerera ahantu hamwe hadahinduka akabaza ati ninde se ninde akaramagiro noneho se burataha Imana izi kurwana kandi ntabwo irwanisha amasasu hari ukuntu irwanisha ibibindi n'imuri ikagomba gahoro wowe urabizi cyane si ukuvuga ngo twaciyemo ariko dushimiye Yesu Uwiteka twaduhaye gutabaruka amahoro niryo zina ryaje mwotsi udutambutse cyose mu ijambo ry'Imana ubundi ibintu niho utumye ubu nkuruye ese ubundi udafashijwe iri imbere y'Imana wazafashwa ryari koko rero hari ijambo riri kumfasha riri he namwe ribafashe riri muri Yesaya ibice byaho 59 ndahageze umurongo waho wa mbere tusa ku murongo wa 4 gusomere cyangwa urisomera isomero nyananye risomera Yesaya 59 umurongo wa mbere dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva nkomeze kabiri ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanyije n'Imana yanyu n'ibyaha byanyu nibyo bibatera kubima amaso ikanga no kumva gatatu haravuga nsubiyemo nanjye ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanyije n'Imana yanyu n'ibyaha byanyu nibyo bitera kubima amaso ikanga no kubumva ijambo ni iki nacyo wumva fatiraho wowe udukurikiye tujya kubwira ngo ukuboko k'Uwiteka dore ngo ukuboko k'Uwiteka ntabwo kwaheze uko yakoraga ejo hatambutse niko n'uyu munsi akiri uko yakoze mu bwana bwawe akagukuza akakugeza aho ugeze niko n'uyu munsi akiri niko n'ejo azaba ameze ntabwo ari Imana ihindurwa n'ibintu oya si Imana ihindurwa n'uko abantu bakuvuze nabi yitwa kuba ikwizeyemo nk'umuntu wayo icyo ni ukuri akunda Yesu ndagukunda abantu badahari abantu bahari ndagukunda wambereye inyangamugayo haleluya aravuga ngo ukuboko kwe ngo k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza n'ugutwi kwe ntikwapfuye amaboko y'Imana aracyakora ukuboko kw'Imana kuracyazura ibintu byapfuye ukuboko kw'Imana kuracyarema ibitariho bikaba ukuboko kw'Imana kuracyabohora abantu babashywe na karande ukuboko kw'Imana kuracyatanga ishusho aho umuntu yarabuze ishusho ukuboko k'Uwiteka kuracyakora ibintu bikomeye haleluya amaso yiwe aracyari ku bakiranutsi amaso y'Uwiteka aracyareba intore zitokera ku manywa na nijoro amaso y'Uwiteka aracyareba abantu bajyanira gukora ibintu byiza ukuboko k'Uwiteka gufasha abantu bakunda gukora ibyiza uko bimeze ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukora none akora gukorera abantu nabo bakora ibyo Imana ishaka bagakora ibyiza bakagira urukundo bakirinda ibintu bibi Imana yanga ahubwo bagakora ibintu Imana ikunda bitera Imana gukora nabo kubakorera ibyo batabasha gukora
yego aravuga ngo ngo ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanyije n'Imana yanyu. Ibyaha byawe wowe uteranira kure gukora nibyo byagutandukanyije n'Imana yawe, ugasanga ukumva hagati wako ufite ibyaha byinshi byakwizingiyeho, ujya kwihana ukumva biranze. Ngo nicyo cyatumye Uwiteka utandukana nawe, bigatuma akwima mu maso hiwe, kubera ko Yesu ntayarebana n'ibyaha. Akunda abanyabyaha bakunda, ariko yanga icyaha. Nuko agira ngo n'ubundi kubakunda akomeza abahandi mahirwe yo guhindukira bakongera bakava mu byaha bakizera ko ari umwami n'umukiza. Aleluya, amen. Abantu ibyaha byanyu mwakoze mukanga kubyihana, ngo nibyo byatumye Uwiteka atandukana namwe. Ngira nkubwire ngo ubyaha byose umagiye uzengurukamo nta nyungu iba mu byaha. Ibyaha nta musaruro bigira. Satani ahemba nabi, Satani akoze isoni. Garukira aho ngaho. Yesu akubwira ngo icyatumye atandukana nawe ni ibyaha byawe, nubireke maze Yesu kugira ngo ukuboko kwiwe kongere gukore ku buzima bwawe, kuko bera ngo ukuboko kwiwe kuracyakora. Niyo Mana igitanga urubyaro mama, niyo Mana icyubaka ingo ziri mu mareka zigakomera, niyo Mana ifata abantu bamaze gutandukana umwe ati ngiye naguhaza iwanyu nanjye njye iwacu. Niyo Mana igikura umubyeyi wasenye muri ghetto yari mu muryango ikamugarura mu muryango. Kako ukuboko kwawe ni kwaheze, ntabwo kwaheze nuko ngo ananirwe gukora. N'amaso yiwe aracyareba akamenya ibyo abantu bayo bakwiriye. Ushobora kuba igihe kirekire uba mu bukode, ushobora kuba uri hanze cyangwa uri mu Rwanda, ariko watawe n'umugabo cyangwa n'umugore yaragutaye, uba mbese ubu zongera kugira famiye gute? Niyo Mana ikizura ibintu byapfuye, niyo Mana ifata ibyamaze gutatana. Yanga igihe kimwe yabwira Ezekiya ati Ezekiya hagarara ahantu neza hitegeye, hamwe ikiba cyose ukireba neza. Ezekiya arambwira ati Uwite ndi kubireba ikibana nakibonye kiri mu iki n'amagufa yumye, nta nubwo atoshye ahubwo yarumye. Ibintu byapfuye Imana igihe bitoto ukajya bikaba bizima. Ngo Uwiteka aramubaza icyo gikomeye, none se Ezekiya byashoboka yuko ya magufa uri kora mu kibaya yakongera kuba mazima? Ezekiya nabwo ko yagiye mu mwuka aravuga ati ni wowe wabimenye. We yabonaga nashishihari yuko ya magufa yakongera kuba mazima. Ushaka kuba uri kubona nashusho uri kubona y'icyifuzo bagiye kirekire usengera, ariko Uwiteka niwe wabimenya. Uwiteka Ezekiya maze akimara gusubiza Uwiteka gutyo, Uwiteka ahita akora igikwiriye. Atwara rero bikwereke kambishyira mu bikorwa. Uwiteka avuze ijambo rimwe, buri gufa uko ryari ukwaryo ryabeho rigeze ryaryo rirarisanga, ubuzima burongera buraboneka. Ngira nkubwire ngo wikiganyira, wikwiheba, gutinda kw'Imana ntibibuza Imana kuza. Wijyana umutima kure, Imana iracyashoboye, Imana iracyakora. Ahubwo wowe icyo usabwa korera Imana neza, ugome wihanganye, kuza aho Imana izaza. Nubwo ubona bitinze ariko Imana izaza, Imana izaza. Twabonye Imana iza ku buzima bwacu kandi n'ubu iracyaza. Erega yaraje iracyaza. Nta mupaka uri hagati y'Imana nawe. Yego ntawe. Nta muntu uzayitangira hagati yacu n'Imana. Yarakoze n'ubu irakomeza ikora. Kugira ngo muhumurize, humura. Uko Yesu yaraje uko ni umunsi ati ukuboko kwiwe kuracyagira abantu biwe neza. Imana iracyafite urufunguzo rwo gukingura ibyanze bikaba, iracyafite ubutware bwo gushyiraho ikintu kitagiye kikaba. Ni nyiri humure, ni nyiri ubundi Imana iremye mu bikorwa. Nukuri Imana iremye mu mirimo, iremye mu mashimwe. Imana yo igihe cyose ibyiyumvishijemo
Hinduye isura. Ihinduye isura. Ejo bundi Imana yabwiye Kuro. Kuro we. Wowe nkunda nimikishije amavuta. Yego. Nakumenya izina nkaguhamagara. Amarembo yawe. Amarembo. Yesu we. Ntabwo. Ntago azigera. Yugarirwa. Aramubwira ngo rero Kuro we nkunda. Yego. Wowe nugende. Icara ariko. Genda. Uko imbaraga zawe zingana. Avuga ngo njyewe Uwiteka. Namubwiye undi muntu njyewe Uwiteka. Njyewe nzakujya imbere. Nge ahataringaniye. Ngo haringanize. Ubwo dodani zizavamo. Yego. Uza kano kanyishe. Uwiteka atetesha. Cyane. Yongeyeho ngo nibinaba ngombwa. Ako ka. Nibinaba ngombwa. Njyewe Uwiteka nibinaba ngombwa. Njyewe nzakenyuruza abandi. Maze ngukenyeze. Imana ishimwe. Amen. Urabukuru buryo Imana itetesha umuntu wayo. Nzakujya imbere. Njyewe Uwiteka nzakujya imbere. Ahataringaniye marengagize. Aho byari biri gupfira ntizongera kuhapfira. Aho byari byangiye ntizongera kuhangira. Aho uri guhombera ntuzongera kuhahombera. Kabiri nzakenyuruza. Njyewe nibiba ngombwa kuko navuga icyemezo. Yego. Hari abantu nzakenyuruza. Maze ngukenyeze. Kugira ngo utambuke wikwisha. Amen. Haleluya. Mwambera Imana icyubahiro. Imana ishimwe. Ukemurira umuntu wese byari byaranze ibibazo bye bikemuka. Ukuboko k'Uwiteka kurema amateka mashya ku bavandimwe no ku nshuti mu izina rya Yesu. Imana igira neza, Imana itabara abantu bayo, ibaremera amashimwe. Nibinaba ngombwa Imana igira ibintu ikenyuruza kugira ngo ibakenyeze nabo bishime.
mwami imana nyiringabo mukiza mwiza tuzi ko ushoboye byose, ari abarwaye, ari abarwaje, ari abari mu bibazo bigiye bitandukanye, ari imfubyi n'abapfakazi, abasore n'abakobwa, ibyifuzo byose bana muri rusange, ari ingo z'abavandimwe n'inshuti, tubisize hamwe tubizamuye imbere yawe. Buri wese umurebe umumenye ukuboko kwawe kugira icyo gukora ku cyifuzo afite, mana uzaba ugize neza. Natwe tuzishimana n'abera kuvuga kuri Imana yakoze yihuta cyane byo kuko twibwira. Urakoze kumvishe gusenga mu izina rya Yesu Kristo, urakoze. Amen.